Yes, reka tubasuze bakunzi ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe, ngusabe udukurikiye bwa mbere munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru yibanda cyane ku myidagaduro tugenda tubagezaho. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona ni Fofo yakaba yaramamaye cyane muri filimi ya Papa Sava ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, akaba yaritabiriye amajonjora ya Miss Rwanda 2022 aho atahiriwe n'urugendo. Tugiye kubabwira ibyaranze uyu mukobwa imbere y'akanama nkemurampaka ndetse n'ibiri kuvugwa nyuma yuko uyu mukobwa yitabiriye iri jonjora ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusaba ubane natwe usobanukirwe byinshi, kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ukande kuri buto itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru y'imyidagaduro mugezwaho binyuze hano kuri Kigali Top News. Ni niyo mubyeyi Noella azwi nka Fofo muri filimi y'uruhererekane ya Papa Sava, akaba yaritabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu ijonjora ryabereye mu mujyi wa Kigali. Uyu mukobwa ari mu bakobwa 117 bitabiriye ijonjora ryabereye mu mujyi wa Kigali ku wa gatandatu ku itariki ya 12 Gashyantare 2022, ubwo yari imbere y'akanama nkemurampaka. Niyo mubyeyi yavuze ko yitabiriye iri rushanwa kubera ko yiyumvamo ubushobozi kandi ko ashaka kuvuganira benshi. Abajijwe ku mushinga we uko uteye, yatangaje ko ujyanye n'ubuzima bw'imyororokere, abateganya kwigisha abana b'abakobwa ibijyanye n'ukwezi kwabo. Everine Umurerwa uri mu bagize akanama nkemurampaka yamubwiye ko akwiriye kunoza neza umushinga we mu gihe yaba atambutse. Ni mu gihe mugenzi we James Munyaneza we yamuhaye naho Miss Mutesi Jolly amuhano kubw'impamvu z'uko atanyuzwe n'ibisobanuro uyu mukobwa yatanze. Byaje kurangira umukobwa abuze amahirwe yo gukomeza mu majonjora cyangwa se gukomeza ku rwego rw'igihugu, aho yahise asezererwa. Nkibutse ko niyo mubyeyi Noella asanzwe azwi nk'umukobwa w'ikimero gitangaje gikurura abagabo benshi. Akaba yaratangiye gukina filimi mu mwaka wa 2016 ubwo yagaragaraga mu yitwaga Virunga High School yatambukaga kuri Remigo TV. Icyo gihe abantu benshi bakaba barakomeje kumubwira ko ashoboye kandi ko azagera kure, niko gufata iya mbere ashyiramo imbaraga, aho yakomeje kugenda akina ndetse ajya no gukina mu yitwa Seburikoko itambuka kuri televiziyo y'igihugu, aho kinamo yitwa Liliane. Filimi y'uruhererekane yitwa Papa Sava akaba ariyo yamugize ikimenya bose, binamufasha gukurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu akaba ari umukobwa ugenda akundwa ndetse akanishimirwa n'abatari bake nk'uko bigenza bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Akaba yarabuze amahirwe, bamwe mu bantu batandukanye bakagenda bamubwira ati pole, abandi bakamubwira ati uzagerageze ubutaha, mu gihe hari n'abandi bagiye bavuga ko adakwiriye kujya muri iri rushanwa. Ngayo nguko ngusabe ukande kuri buti tukura ukore subscribe wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho hano kuri Kigali Top News. Amahoro y'Imana abane namwe.